uzaba akiriho Supiriye uzwi ku izina rya Jihad aracyakurikiranwa n'inzego z'ubutabera ndetse ubu ngubu yari yasabye ko akurikiranwa ari hanze ariko barebye uburemere bw'icyaha yakoze baravuga ngo ntabwo ukwiye gukurikirana muri hanze uzakurikiranwa ufunze rero yaraburanishije urubanza rwarabaye ku rukiko rwa Nyarugenge ariko kandi mu gihe twamenya uko imyanzuro ya nyuma y'urukiko aracyafatwa nk'umusazi aracyakekwaho ntabwo yarahanywa icyaha ahubwo aracyakurikiranwa n'inzego z'ubutabera yakoba dedonuraho neza urakomeye inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikira kuri The Pop Live TV turabasuhuje cyane ngiye muri kumwe rero nitwa Basombi Ngera icyogere mu nkuba icyaduka bagashidisha nyakubaye Tonadiodone uyu munsi rero twaje turi kuri document metallique iryoshye cyane aho dufite twinjira nkaho kuri CNN neza ni CNN uyu munsi rero inkuru yacu iraryoshye tubafitiye inkuru turagaruka kuri Yampano aka Floriye yitwa uwo rizagwira Floriye aka Yampano umva iryo zina uwo rizagwira nagari uwo rizagwira Floriye ibuye itegeko ishyano oya ni ishyano reka so nta kwanga akwita nabi ishyano ryaramugwiriye ni ishyano rya nkurikije biri kumubaho ni ishyano uyu rero uwo rizagwira Yampano ni umuhanzi warukizamuka ariko mwiza umuhanzi mwiza uryoshye Floriye kude chapeau kabisa mu buhanzi warurimo neza oya ntabwo afunze noneho Floriye uyu yabaye icyamamare ngo ndi icyogere mu nkuba yabaye icyamamare aho yagaragaje wowe yabaye icyamamare mu nkuba no mu mvuba simbi no mu nkuba arimo aho yashyize video ze arimo arakubita umupuri cyangwa se umupuri nuvuga ngo yashyize video ze ku mbuga nkoranyambaga amakuru yishize hanze arimo akora imibonano mpuzabitsina n'umufiyanse abameze nkanjye wari uducanze ubwo twatugize ngo niyapuri bazamuriraho ibintu oya mu mvugo zo ku mihanda ngo gukora imibonano mpuzabitsina ngo ni ugukubita umupuri ngo noneho ngo igitsina gore ngo cyitwa umupuri ubwo ngo kurongora mu yandi magambo ngo ni ugukubita umupuri uyo yashyize amafoto ye y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga aramamara Yampano aba Yampano ariko se ati ntabwo yari afite impano y'umuziki gusa ahubwo yari afite n'impano mu gukora imibonano mpuzabitsina ariko se koko nyamakuru nk'aya ntabwo mba nyafite cyane ariho reka nkoresha ubwoko yego koko niwe wayashyizeho uyu Yampano abantu benshi bavugaga ko yayashyizeho dore ko hari n'abantu b'igitsina gore noneho bikundira ibyo bintu amashusho nk'ayo abatangiye kuvuga ati mbega umuhungu umeze neza ati mbega umuhungu ufite ibikoresho ati wamuma nk'icyumweru umva Yampano ati ko ntago afite impano y'umuziki gusa afite n'impano yo gukubita iki umupuri noneho rero aya mashusho rero cyangwa se izi video zashyizwe ku mbuga nkoranyambaga hari amakuru ari hano hanze amakuru ari hanze nuko bikekwa ko numva nihitira numva ngo hari abantu ngo bafungiwe ibyo bintu hari abantu bafunze tugiye kurebaho bagikurikiranwe n'inzego z'ubutabera urumva abo bantu byagenze gute hari uwitwa Ishimwe Patrick uwo bita Pazomani iryo zina riraza ubundi amazina ye bwite ni Ishimwe Patrick ariko akakongera akantu ka aka Pazomani yari inshuti ya Yampano nibazaga niba koko ari we wabikoze nagari uyu Pazomani yari inshuti ye kuko uyu Yampano amaze gufata aya mashusho ntago yafashe bimugwirire cyangwa bimuguyeho yafashe yabiteguye ayafata neza yitonze ayashyira ku mbuga ze nkoranyambaga kuko yashyira kuri email ni wowe ufite umubare w'ibanga ariko uyu Pazomani yari inshuti na Floriye ari we Yampano aza guhabwa password za account zose za Yampano kuko hari imishinga bari bagiye bafatanije
uri projet zitandukanye kuki sataje atafunze inda account bakoreraho business ubwo n'ubujije yagize ariko turi kureba uko byatangiye yagize n'ikizere yanyuzwe nk'akanuma kuko gukunda niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu ngo ntukizere umwana w'umuntu ngahubwo wizera umwana w'umuntu wese agire gute avume ni ukuvuga ngo ninde wabaye kivume ni yamana ko yizeye umwana w'umuntu Pazomani rero afata ya mashusho y'ampano yabitse ayabonye rero kuri account ayabonye ati sinabyiye umuti n'uyu nguyu kandi disi y'ampano yego ubundi ufata ayo mashusho uwo mugore ntibahorana barahorana n'umugore we yavaje ngo bigende bike barahorana n'umugore we ntabwo nari impari iyo video sije nayifataga cyo turi gukora narize kwibi bintu abanyarwanda turimo turabasangiza ubundi yayafashe niba umugore ari uwe batajya yibukiraho yagiraga ajye yireba in action y'amano mu gikorwa yashaka miruware ni y'amano mu gikorwa akajya bikora areba muri miruware yari kwibona ubu akeneye y'amano mu gikorwa so rero uyu nguyu Ishimwe Patrick Pazomani afata ya mashusho amaze kugera kuri konte za mugenzi we atangira kuyasakaza nicyo narengiye kuvuga hari ibintu bibiri bishobora kuba byarateye puzzle kimwe muri ni bibiri ariko kimwe niyo cyamuteye kuyasakaza nicyo utekereza cyabimuteye ashobora kuba yarayabonye akumirwa nk'uko wari uvuze ngo abagore bayabonye bavuga bati uyu muntu ni umukozi ku murimo nyamibwa uyu muntu ni umukozi bavuga ati reka nereka abandi bajyamo sibyo reka nereke umuntu abandi batipe bari hatari abandi bantu bagafata akabarayire kuyazingo no hepfo wenda akandika ngo numara kuyisire mani uhita uyisiba mani none na wa wundi nawe gahunda nunda gahunda bivuze ngo bimwe bajya bavuga yuko ibanga ari iryawe wowe bwite ababivuga neza ngo ni irya babiri ariko buryo iyo bari babiri ntabanga ari bari ibanga ni ry'umuntu umwe ibanga ni iryawe puzzle uwo ni wo mutego nkeka wa mbere yaguye kabiri birashoboka ko nkurikije uko ubwo yampano namwumvise bamuvuga kuko jewe aba bantu bashyashya sinjya mbamenya birashoboka ko yaba yariteye none n'ishyari uvuga ati ibintu n'amategeko uri kuzamuka cyane reka murangize agahita yashyiraho urakomeza ikiganiro uyoboye ako kantu numva agashaka kugashyiramo uti Pazomani kimwe yabonye amafoto abandi bajya mu muntu w'ikirangirire cyangwa se ishyari yabonye amafoto ati ko ndabona umwana akora biramutungura ati reka nsangiza abandi ati yewe we ati reba shati do dore uko bakora gahunda ubisibe arangije nundi nawe agahunda ati nawe nurangiza ubisibe birangira bibaye nurangiza ubisibe muri gakwira igihugu ari ubisibe tureka tubanze turebe urutonde rw'aba bantu bari mu ino kese yego twaturi umuntu wa mbere ari we nyirabayazana uvugwa ni Ishimwe Patrick cyangwa se Pazomani aho byavuzwe ko yafashe amashusho ya yampano ayakuye kuri konte za yampano kuko yari afite imibare y'ibanga bitewe n'ibyo bakoranaga agatangira kuyasakaza yego yari afite ikizere yampano yamugiriye akamuha imibare y'ibanga n'ikizere cy'uko bakoranaga izo business zindi bakoranaga ariko hanze y'ibyo aza gufata ayo mashusho yampano yabitse atangira kuyasangiza abandi uyu rero nyirabayazana bigaragara ngo akimara gusakaza aya mashusho yahise ino video yese ijya kwitwa uzaba kiriho Sipiriye uzwe ku izina ryande Jihad Jihad rero aravuga ati jewe ndi umu YouTuber utwika Sipiriye buriya ndamwemera cyane ari mu bantu bankundishije yego kuko akamubona bwa mbere yavugaga kuri Ndimbati wari ko se ye ngoko nanjye nyigura niherere uyu rero Jihad aza amashusho amugezeho wa muntu urutwitsiro ku mbuga nkoranyambaga za Instagram n'ingoma vuze Instagram TikTok YouTube
Facebook, X na za what atangira kurundaho arunda ati ya mpano mu kazi ya mpano mu kazi za groupe ziriho indaya zicuruza Jihad atangira gukwirakwiza ya mashusho nanone aya mashusho nawe ryashano niba atari ryabuye cyangwa ryategeko riba rimuguyeho uwo n'uwa kabiri Jihad rirakomeza nanone abandi bakurikiranwa ku iki kintu cyo gusebya cyangwa gushyira amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga kandi n'icyajyanwa n'amategeko y'u Rwanda turaza kubibona n'uwitwa Kwizera Nesto nawe ribarira mu yitwa Papi Nesta nawe arakurikiranwa n'inzego z'ubutabera ku gushyira hanze amashusho y'urukozasoni hanze y'uyu nanone hari uwitwa François Xavier Ishimwe François Xavier nawe ari kuvugwa Francisco Xavier nawe ari kuvugwa nawe riramuhirira ko nawe ibi bintu bifitemo akaboko undi yo witwa Kalisa John cyangwa se K John nawe ibi bintu bari kuvuga ko kuboko kwe kubirimo aba rero ni ikipe y'abajama abantu bumvise ko bose bafite amazina y'uko AKA Papi Nesta AKA Jihad sibye Francisco Xavier AKA John AKA Yamano nukuvuga ngo aba bose n'urungano rwa Yamano reka tubafate nk'urungano aba ni peer group kuko bafite ibyo bahuriyeho yego juste barakora nka Kejon rega ndwa Jihad ni rusate barayoze no kuvuga ngo rero aba bantu bigaragara ko no mwana Yamano bitewe nuko ibintu bye byabimo bikundwa yinjiye neza muri muzika arakundwa muri industry ndetse yarafite ibiraka bikomeye ariko taragera ku biraka nabana ni mu gitebo kimwe na Yamano wa undi wayasakaje bwa mbere wasakaje amabati bwa mbere amashusho ayasakaje uyu isi Pazoman aba nabo nka nuze nka Jihad afite groupe za WhatsApp agira niba ari nkesha nk'ibihumbi 6 by'abantu bamukurikira ari yitwa ngo nabashutu ponyonyo batupo nyonyo nshaka ko muzajya mu bigenda iyi tupo nyonyo no mu rukiko bayigarutseho avubo n'indirimbo ivuga usibeho nabihaye umwanya ngo nyifate bango bashobora kubona barabikoze mu kigare bategereje bamubonye iki ni ikigare cy'abantu bameze nk'abahuriye muri industry ariko uno mwana bashobora kuba baramugirisha ari nkuko babivugaga iri ni ishyari no gushaka kugira ngo bamuteshe agaciro abantu bamukundaga bamuveho bamutakariza icyizere urumva niba yaratangiye no kubona ibiraka muri leta leta urabizi uzanye ibintu nyine iyo uzanye ibintu by'ubugarashi ujya gukora muri leta ukazana ibintu by'umwanda ikarita itayiyubika imbeho iba yubaka ahantu udashobora kwinjira wambaye ikoboyi ngo niba uri umuhanzi bakabaguhaye iryo soko ugomba kuba umuviyayi mujya mureba Munyakazi uko abigenza n'abari aba Beni n'abandi bose sibyo nuko baba baramubirinduye rero umwana rero bamushyize ku karubanda ariko nawe amabuye arabagwira amategeko noneho rero ibyo bakoze harimo uwasakaje harimo gusakaza ubwo ingingo twinjiye mu itegeko 190 ivuga iki mu mategeko ahana reka ingingo y'190 mu mategeko y'u Rwanda agena ibyaha n'ibihano byabyo yego avuga ko kwirakwiriza no gusakaza amashusho y'urukozasoni gukwirakwiza no gusakaza amashusho y'urukozasoni yego uwo uhamwe n'icyo cyaha ni imyaka 2 kugeza kuri 5 y'igifungo ubwo haniswa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 2 kugera kuri 5 cyangwa n'ihazabu ukongeraho ihazabu ya miliyoni 3 kugera kuri 5 cyangwa kimwe muri ibyo ubwo n'uwahamwe n'icyaha cyo gukwirakwiza no gusakaza amashusho y'urukozasoni uwabitangiye nyirabayazana cyangwa se bayazana nkuko bivuga nka Pazoman bimuhamye noneho uwabyakiriye nawe akongera akabishayarira yego
urabimpaye yego noneho nanjye ndabitanze kikaguhama ni igifungo kuva ku mwaka umwe yego kugera ku myaka n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni 2 cyangwa ryari twavugaga rizakugwira ni itegeko nuwo rizakuri gushibuye kuremera kuko ugize amahirwe wagurwa n'ibuye ntirikiribuye ntirikirishano ahubwo ribaye itegeko tugarutse bavuga ko kw'iyi ngingo nanone hari amakuru nayo numvise bavuga ko uwakwirakwije amashusho y'undi atabiherewe uburenganzira nawe ahanishwa mwaka umwe kugera kuri 3 n'uwa mwaka umwe kugera kuri 3 ni hazabu y'ibihumbi 500 kugeza kuri miliyoni 2 wango tuvuge ya mpano iyo aza kuba yarafashwe n'undi muntu utari yego urumva ni umwaka umwe kugera kuri 3 yego ariko nibiza kugaragara ko ya mpano ayo mashusho atayashyize ku mbuga nkoranyambaga ahubwo yayahaye nde harya yahaye Pazoman yayamuhaye yego ubwo deja arakwirakwije ubu kwirakwije ni ya mpano arahita afatwa imyaka 2 kugera kuri 5 izamufata none ko mwino kese rero Jihad ari maregwa ko ibi bintu ari we nyirabayazana ari ubiri inyuma ndetse ko na Pazoman kubifata si ikibazo uwabifashe yabibitse mu buryo bwizewe ntiyabikwirakwije ariko nawe nta gihamya gihari uragajye nuko wasanga noroye abantu baburana bari abahanga nje ni nkuko wasanga noroye nyine ngafata nkajyana intare ugafata intare ukayicingurira ikajya kurya abantu ikangiye nyine urumva birashoboka ko ikibazo wenda nuko y'amano we ntabwo ari mu baburana ntabwo ari kuburana we ntaburana ariko yaza kuba ari mu baburanyi nawe ashobora kuba yari kubazwa bikaza gusangwa atarayabitse ahubwo nawe yarakwirakwiye aba nawe yarakwirakwiye nubwo araye ndiguza kwereka ukuntu rimugwira ngo rizagwira harya nubwo araye nawe ryamureba ari no tegeko bashatse kumuzanamo ariko birangira kuko niwe wahise afata iya mbere yo kujya kurega umujyanama we yarebye kure cyane reka rero uzaba akiriho Sipiriye uzwi ku izina rya Jihad aracyakurikiranwe n'inzego z'ubutabera ndetse ubu ngubu yari yasabye ko akurikiranwa ari hanze ariko barebye uburemere bw'icyaha yakoze baravuga ngo ntabwo ukwiye gukurikiranwa uri hanze uzakurikiranwa ufunze rero yaraburanishijwe urubanza rwarabaye ku rukiko rwa Nyarugenge ariko kandi mu gihe twamenya uko imyanzuro ya nyuma y'urukiko aracyafatwa nk'umususpect aracyakekwaho nk'urengana ntabwo yarahamywa icyaha ahubwo aracyakurikiranwa n'inzego z'ubutabera reka rero imikino abagabo babamo reka rero icyo ngiki tukitangeho umucyo n'undi muntu wese wendaga guhirahira nk'inama twatanga gukwirakwiza ishusho y'umuntu ari mu bikorwa runaka cyangwa se nawe ufite n'akavido wakuye ahantu nyakubahwa nshuti zanjye mushiki wanjye murumuna wanjye muvandimwe rekeraho iki ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko yo hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi abantu bakunda abantu bambaye ubusa buriya rega bifite impamvu nta kibura imvano umuntu kumva umuntu rwose akora muri ministeri wajya muri computer yugasanga afitemo filime pornographique reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turabashimiye mwari mudukurikiye wibuke gukora subscribe ukore like share utwandikire muri comment niba ufite igitekerezo ushaka kudusangiza ciao murakoze mwari kumwe n'abasoma ingera kuri The Pop Live TV Dieudonné kuri